ntabwo nshaka guhakana yuko atari ibintu byakubabaje, ufite ibintu byakubabaje pe, ariko sakanya ko guhita wigira victime ngo uhita uvuga utangire kuvuga ukuntu indi miryango wabayemo cyangwa ahandi hantu hose wabaye uburyo bakufashe nabi, bakwishe, wapfuye no. Hari ikindi, kuko nabo ubwabo ukimara kuvuga ibyo bintu bazatangira gutekereza uburyo nibagira ikintu bakora ahandi uzajya nabo uzabavuga. Si ngombwa ko uhita utangira kubumvisha ukuntu ahandi hantu bakwishe, bagufashe nabi. No, genza gakeya babanze bakubone, babone uruhande rwawe rwiza. Hello family and friends of Utari their sister, welcome back. Mwese ndabasuhuje aho muri hose, mwiyumve mikaze kuri channel yacu. So uyu munsi rero nkuko nabibabwiye tuzajya tuvuga cyane, tuzajya tuganira cyane ku buryo umuntu ashobora kuba muri society ariko by'umwihariko twitaye cyane ku kuba mu miryango. So muri iyi minsi abantu nimba hari ikintu abantu basigaye bumva kitakibafataho no kuba mu miryango, kandi turebye neza hari igihe kigera mu buzima ukisanga ukeneye kuba muri famille, yaba ari famille uvukamo, aho harazamo abatante, abatonto, babandi bose, cyangwa se ya miryango itwihera ubufasha ugasanga ntimufitanye isano ry'amaraso ariko kubw'impamvu runaka bibaye ngombwa yuko ujya kuba muri uwo muryango kubw'ubufasha. Rero usigaye usanga abantu umuntu avuga ati okay, nta mwana nshobora kwishyira, okay, ubwo ni ku ruhande rw'abantu barera, ukumva umuntu avuga ati nta mwana ushobora kunzira mu muryango, nta mwana nshobora kongera kugarura iwanjye, nta muntu n'umwe. It's not even about abana batoya, sindi kuvuga abana batoya, abantu bose muri rusange. Ugasanga umuntu aravuga ati nta muntu ushobora kungarukira mu muryango, nta muntu ushobora kunzira, nshobora kuzana iwanjye. Kubera iki? Kubera impamvu zigiye zitandukanye tuzagenda turebera hamwe. Cyangwa se umuntu nawe ubwo akaba ati sinshobora kujya kuba muri famille, byanga byakunda aba hari ikibazo cyabaye muri society gituma umuntu avuga ati sinshobora kujya kuba muri famille. Sinzi niba ari njye wabyumvise njyenyine, ariko ikibanza cyo muri society nyarwanda ibyo bintu nibyo bintu bisigaye byiberewe. Bigeze naho umuntu ahitamo kujya kuba muri ghetto wenda atari yaranabiteguye cyangwa ari ibintu yumva bizanamuvuna mu kuntu, akavuga ati okay, aho kugira ngo njye kuba muri famille bamfate gutya na gutya cyangwa mpabe gutya na gutya, no, sinshobora kujyayo. So okay, byanga byakunda ntago twakwirengagiza yuko mu buzima hashobora kubaho impamvu nyinshi zishobora gutuma wisanga mu miryango atari kwa papa cyangwa kwa mama wawe, ugasanga wenda uri kuba mu muryango runaka. So kugira ngo bijya kugera aho society ivuga ati nta muntu wangarukira mu rugo cyangwa nanjye nta muntu nagira kubera mu rugo, byanga byakunda aba hari ikibazo cyabayemo gituma byarabaye gutyo tubivuga. So nkuko nabibabwiye tuzadushingira kuri personal experience no ku bundi buhamya bw'abantu bagiye batandukanye ku bitekerezo byanyu namwe ubwanyu muzagenda mudo. So uyu munsi kano kanya nifuje kubasangiza amwe mu makosa abantu benshi bakunda gukora mu gihe bakijya kuba mu miryango. Ntago ndi kuvuga mu gihe wagezeyo uri kuhaba uhamaze igihe kinini, no, ndi kuvuga muri cya gihe ukinjira mu muryango. Na yahe makosa dukunda gukora akenshi? Muzi ko first impression ari ikintu gikomeye ku bantu. Uko umuntu akubonye bwa mbere biragoye kuzamukuramo iyo image. So ndashaka ko tuganira tukareba kuri first impression muri cya cyumweru cya mbere ukinjira mu muryango. Na yahe makosa dukunda gukora atuma usanga ubaye muri famille nabi pe, ku buryo ushobora kuhazinukwa cyangwa nabo bakakuzinukwa. So hari ibintu runaka nagiye mbatoranyiriza ndi bubaganirizeho, namwe muri comment mushyireho experience yanyu, ibyo mwagiye mubona cyangwa se ibyo muzi bikunda kuba. Ikintu cya mbere umuntu ukigera mu muryango, amakosa benshi bakunda gukora, ikosa rya mbere kuba ukigera mu muryango udakwiriye gukora na gake, oversharing. Abantu bagera mu miryango bagahita batangira kuvuga ibintu byabo byose.
ni mu cyumweru cya mbere nibwo ukigera muri wa muryango wakwakiriye ukwishimiye, nibwo bakikubona bari excited, barashaka kumenya, ugahita utangira ugahera ku kintu cya mbere ukivuga koko ugatanga amakuru akenewe n'adakenewe, ukavuga imiryango wabayemo ibiki nabaye hanaha, ukavuga ibintu byinshi cyane. Don't do that. Just twara ibintu gakeya, banza utuze, ibyo muzagenda muganira muzagende mubiganira waramaze kuhagera, ariko si ngombwa ko ukigera mu muryango, ukigera ahantu bagiye kuguha wenda ubufasha, tuvuge nimba ari kwa tante wenda hari ibyo muziranyeho, ariko se tuvuge ugiye nko kuba mu muryango w'abantu badasanzwe muziranye wenda nko ibintu byinshi, ni abantu baguhaye ubufasha ugiye kuhaba wenda mu buryo runaka, ngahita utangira kubabwira ABCD inkuru y'ubuzima bwawe bwose, byagenze gutya na gutya, nkora ibingibi, ibintu byose ukivayo byose. Don't. Impamvu ya mbere udakwiriye kubikora nuko ubutaha nukora ikintu ntago bazibuka ko wigeze kubabwira ko ari icyakubayo. They will relate. Wituma bazafata ibyo wababwiye ngo babihuze n'ikintu kiri kukubaho kano kanya. Just go slowly, bigenze gakeya, witangira kwivamo ngo uvuge ibintu byose. So ikindi kintu cya kabiri abantu bakunda gukora mu cyumweru cya mbere, just don't do that. Wikwigira victim. Ntabwo nshaka guhakana yuko atari ibintu byakubabaje, ufite ibintu byakubabaje pe, ariko sakanya ko guhita wigira victime ngo uhita uvuga utangire kuvuga ukuntu indi miryango wabayemo cyangwa ahandi hantu hose wabaye uburyo bakufashe nabi, bakwishe, wapfuye no. Hari ikindi, kuko nabo ubwabo ukimara kuvuga ibyo bintu bazatangira gutekereza uburyo nibagira ikintu bakora ahandi uzajya nabo uzabavuga. Si ngombwa ko uhita utangira kubumvisha ukuntu ahandi hantu bakwishe, bagufashe nabi. No, genza gakeya, babanze bakubone, babone uruhande rwawe rwiza, kuko nutangira kubabwira ngo ahandi barakwishe byagenze gutya na gutya, bagufashe nabi, naciye muri ibi ngibi, umunsi uzakora agakosa gato bo bazahita babona yuko utigeze urengana, batakurenganyaga. Mu mutwe wabyo ikintu cya mbere, nugira amahirwe ntibanabigucyurire, ntibazajye babikubwiraho. Just pause, witangira kumvikanisha ko uruhande rwawe ariko rwari ruri mukuri, abandi bakwishe. Birahura n'ingingo ya mbere nabahaye, twara ibintu gakeya, wihubuka wikwihutira kubwira abantu ibintu wumvikanisha ko warenganye mu buzima. No, bareke babanza babona uruhande rwawe rwiza. So ikindi kintu udakwiriye gukora mu cyumweru cya mbere mu gihe ukigera mu muryango, ikindi kintu utakwiriye gukora ni ugutangira kwiyopeninga ngo wifungure wese mu gihe bo batari banakwakira. Ibi bintu for my experience byambayeho inshuro irenze imwe. Nkajya mu muryango naba nkigerayo, wow, nkahita numva bankunze, nkahita numva ubwo banyakiriye mu muryango, nkahita ntangira nkitwara nk'umwana, mbese nkaho nta cyaba. Hakanya abantu babanze bakwakire mu muryango. Reka guhita ushyuha mu bintu, gutangire wivange mu bintu byabo mu gihe batari bakwakira mu muryango. Nibwo ukihagera ntibarakumenya, even nta connection muragirana, ntago mu marangamutima muratandukanye pe. Wihita wumva rero yuko nta kintu cyabaye, cyangwa uhita wumva yuko mbese wisanzuye, wirekuye mu muryango. Abo bantu okay, nshobora kuba ndi kubivuga ku bantu wenda, ibi ngibi ni ku bantu bagiye mu muryango udasanzwe ubazi, nk'abantu bashobora kuba babaye adopted mu wundi muryango, cyangwa se hari umuryango ugiye kuguha ubufasha ugiye kubamo. Ntago ari ngombwa rwose wihita ushyuha mu mutwe ngo uhite wumva ko utagira kwitwara nk'umwana usanzwe muri ubu muryango. Banze tuzegenza ibintu gake, babanze bakwibonemo, babanze bagukunde. Wihita ujya mu bintu byabo, wihita utangira kwiyumva nkaho nyine ugomba
gufata n'ibintu byabo ukabikoresha ukisanzura mu byumba byabo ukisanzura mu bintu byose. Banza utuze, genda gakeya, banza ubaho umwanya bakwiyumveho. Burya connection mu marangamutima ni ikintu gikomeye cyane, kuko hari umunsi uzakora ikintu bose bakazajya bakureba ngo what bose bakumirwa, bose bakayoberwa ibintu bibabayeho, bakabona mbese batunguwe. Twara ibintu gake, bagende baguha uburenganzira, bagende bo bifungura bagukingurira imiryango mu buryo runaka. Nimba hashobora kuba harimo abantu badakunda kubagira mu byumba, si ngombwa ko uhita ujya mu byumba byabo. Bugumye aho baguhaye idea. Nimba ufite ahantu baguhaye ho kurara, bugumye aho ngaho, wihita wirukanka ngo ujye mu byumba byabo ujye kubijagararamo. No, kuko bose no, don't do that. Okay? Irindi kosa abantu bakunda gukora ba mu mafamili, mu gihe ugeze mu rugo runaka mu cyumweru cya mbere, ntuzakore ikosa ryo kubona ikintu kiri negative ku muntu wo muri uwo muryango ngo ugisangize undi muntu wo muri uwo muryango. Don't. Ntuzabone umuntu ngo uhite ubwira musaza we ngo ngako nge nanga uyu muco, nge nanga ibintu uriya mushiki wawe. What? Wanga iki? Sorry. We ushobora gusanga icyo kintu ari gukora, ushobora gusanga atari gishyashya, baranakimenyereye, ariko wowe ntabwo uje kuzana impindura amatwara mu rugo rw'abandi. Chill. Tuza. Ntabwo ari ngombwa ko icyambere muri uwo muryango ni wowe muntu uri stranger, ni wowe muntu batazi muri uwo muryango. Kuki wumva ko ari wowe bagiye guhita bizera cyane bakaguha urukundo rurenze rwa mushiki wabo uri kubonaho ibintu biri negative? Don't. Just don't. Si ngombwa kuhita utangira ngo uvuge mushiki wanyu, tuvuge nimba wenda agira umwanda, wowe urinde wo kuba ugeze mu rugo rw'abantu mu cyumweru cya mbere ugahita utangira kubona yuko mushiki wabo agira umwanda, ugatangira no kubivugaho. Just zip it. Egekaho, ceceka. Bucecetse igihe cyo kuza bivuga kirahari ni kera, ni na kera. Witangira mu cyumweru cya mbere guhita utajya kugosipinga hagati muri bo, kuko ntibaragukunda, ntibarakwakira, ntibaranamenya n'uwo uriwe. You just started to gossip. No, just be quiet. Uragiye urabimubwiye, ejo bazabice mu kindi cyumba bari kuba kuri mukobwa noneho batuzaniye muri uru rugo na kamara maza, ni igitangaza. Bazaba barimo kuvuga ukuntu numvise avuga ngo ugira umwanda, whatever. I hope you understand, okay? Right, don't do that. Ikindi kintu udakwiriye gukora, ntuzagere mu muryango mu cyumweru cya mbere ngo utangire kubereka ko babayeho mu buzima bubi. No. Ntuzagere mu muryango ngo nusanga barya wenda ibiryo udasanzwe ukunda ngo uhite utangira kurekarama, gucomplaining. Aho hantu wahaje kugira ngo baguhe ubufasha, wahaje kugira ngo bagufashe, ni wowe kuri maskini ni wowe ubabaye muri abo bantu. Tuvuge urahageze, abana bo mu mujyi bijya birangira bagiye kuba mu byaro, mbabare no offense. Urahageze wenda usanze ibiryo barya sibyo wowe urya. Tuvuga urugero, si ibiryo bibi, ariko hari abantu bamwe babifata nkaho ari ibiryo biciriritse. For me I like it. Urahageze wenda usanze barya ibijumba n'ibishyimbo kuva mu gitondo kugeza ari mugoroba. Uratangiye uracomplaininze, murya nabi, mubayeho nabi, whatever. Why? Like why are you complaining? Just be calm. Ceceka, ubanza urya ibyo bijumba bikugwe neza, ubanza urya icyo gishyimbo kikugwe neza. It doesn't matter. Just be cool. Nunasanga barwana, nugera muri famille runaka, nugera mu muryango runaka aho bagiye kuguha ubufasha, cyangwa se ni kwa uncle wawe, cyangwa se ni kwa auntie wawe, witangira kubona ama negativity ngo utangire gucomplaining. Imiryango yose igira ukuntu ibaho, kandi mu miryango nta muryango wafa kubona uri perfect, wujuje ibintu byose 100% ku buryo ushobora Even me, I'm not perfect. No.
nobody is going to be. Nawe ubwawe wagiye muri uwo muryango, hashobora kuba harabayeho impamvu nawe umuryango wawe twakabaye urugero rwiza. Why are you complaining? Ugeze mu muryango w'abandi wese utangira kubona ariko murarwana hano, murasakuza hano, muvuza radio, hari ibintu bibazo bitari binakwiriye no kuba ibibazo. Nimba ugeze mu rugo rw'abandi ugasanga bo wenda baracuranga umuziki bakarenza umusozi, wowe uri murarekrama ngo muransakuriza, muragira gute? Why are you here? Like why? You are here for help. None utangiye gutanga amategeko. Utangiye gutanga amategeko mu rugo rw'abandi. Like why? Calm down. Banza utuze mu rugo rw'abandi, bakwakire, bakumenyere. Si ngombwa kuhita utangira murambangamira hano, mubayeho nabi hano. Bishobora kuba ngombwa yuko wenda wari usanzwe wibera imihanda, ugiye kuba mu muryango wenda w'abakristo, more specifically tuvuge wenda ugiye kuba mu muryango w'abadeperi. No offense, nibo bantu mbese bakundaga kugira amahame yabo kandi atari mabi. Nimba ugiye kuba mu muryango w'abadeperi n'urugero, urabizi ko badatereka umusatsi, ntibashyiraho ama menshi, ntibagira gute. Uhise utangira kurekrama, utangiye gukora mobilization muri urwo rugo y'ukuntu babayeho nabi. Who are you? Like who? Ntago bikwiriye. Tuza gakeya, genza gake, shyira umupira hasi. Niba ari no kogosha umusatsi aricyo bisaba, obey, kuko yagiyeyo ukeneye ubufasha. N'ubufasha bari ukeneye. Nimba ari umusatsi bari bukureho, ukureho, bigutwaye iki? Utuze. Ntago ari igihe mu cyumweru cyawe cya mbere, si igihe cyo guhita utangira gusakuza, kurekrama ukuntu babayeho nabi, uburyo batenjoyinga, uburyo urugo rwabo rubowa, cyangwa se bakora imirimo nyinshi. Ntago ari igihe cyo guhita utangira kubwira abana bo muri urwo rugo yuko iwabo babavunisha. No. Wihita utangira kuvuga hano muravunika bla 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 bla. Why? Like why? Nimba kora ibishoboka, ariko witangira guhita utangira. Kanje ibi bintu byigeze kumbaho. For sharing this point, nanjye ibintu byigeze kumbaho. Nagiye kuba muri famille kubw'impamvu zitandukanye ntabivugeho. Nagiye kuba muri famille y'abantu baba deperi, nimba ko navuga. Noneho nagiye njyewe hari ibintu ntabonaga nk'ikibazo, ariko bo babonaga nk'ikibazo kameme. Nari mfite tentire ku mutwe. No offense family, ndabakunda cyane murabizi, but nari mfite tentire ku mutwe. Mpageze bati no nta mwana usa umuhondo ku mutwe dukeneye muri uru rugo. That was like, what? How dare you? Like byaransharenjinze mu mutwe. Ntangira gutekereza uburyo, ntangira kubona ibintu byose mu buryo buri negative, mu buryo byatumye experience yanjye yaho hantu ibanza kungora mu minsi ya mbere. Kubumva birananira neza, kubumva aba bantu batabona yuko ibingibi ari umusatsi. Nyine ni umusatsi. What is it? It's ni umusatsi, but for them it's not umusatsi gusa. Haba hari impamvu bashyize hiryo hame. Just obey. Calm down. Ikindi kintu abantu bakunda gukora, ntukihutire gukora ibintu runaka utabisa. Okay, ibingibi byo ndaza kuba specific. Okay, niba ugiye kuba muri famille mu cyumweru cya mbere, si ngombwa guhita wirukira mu gukora ibintu runaka rimwe na rimwe batana bigusabye. Aha ngaha ndaba specific, ntago ndi kuvuga ngo mugende mu abanebwe. No. Ibyo tuzabirebaho nabyigiye cyane, but ntago uba ukwiriye gukora ibintu runaka. Tuvuge nk'urugero, ntuba ukwiriye kwirukankira mu magariderobe y'abantu ngo ugiye kubazingira imyenda batigeze babikubwira. Like why? Usanze bafite ibintu byabo babika mu magariderobe yabo utazi. Like warugiye harakugira gute? Ugiye kujya gukoropa mu byumba by'ababyeyi bo muri urwo rugo, usanzwe uzi muri uwo muryango ukuntu babayeho. Hari uhise ugenda mu cyumba wenda bafite uri umukobwa, wenda bafite icyumba cy'umusore
bafite umwana w'umuhungu uhise wirukanyira mu cyumba cye ngo ugiye kumusasira like what? Bose bazaba bari kukureba ngo tuvuge niba ugiye mu cyumba cy'ababyeyi wenda hari n'imiryango ntitwabyirengagiza ibi ngibi. Hari imiryango usanga abana bo muri urwo rugo nabo ubwabo batajya bajya mu cyumba cy'ababyeyi. None wowe kuko wabonye yuko hari opportunity uhise ushaka kwirukanyira mu byumba byabo. Don't do that. Don't. Wihita utangira gushyuha, ngiye kubamesera imyenda, ngiye kugira gute? No. Mu cyumweru cya mbere ntabwo ari igihe cyo guhita utangira gukora ibyo bintu. Ni igihe cyo kubanza kureka ukareba situation iri muri urwo rugo. Icyumweru cya mbere ukigera mu muryango, sindi kubabwira ngo mubabanebwe, hari ibintu ugomba gukora, ariko harimo n'ibindi bintu biri personal ku bantu runaka udakwiriye gukora. Udakwiriye kwirukanyira mu bintu byabo biri personal, muri privacy yabo. Si ngombwa ko abantu bajya kubona bakabona ubituye hejuru mu byuma, uje kubakoropera, uje kubasasira, uje kubamesera, uje kugira gute. No, don't do that. So iki kintu rero njyewe uburyo cyambayeho, hari ukuntu umuntu aba ari kugerageza guprovinga yuko ari responsible. Like mu cyumweru cya mbere banza utuze, nimba mufitanye igihe kirekire bazabona amahirwe yo kubona uburyo uri responsible, bazabona amahirwe yo kubona uburyo ushobora gutekinga care of people, bazabona amahirwe bazagira amahirwe yo kubona uburyo hari ibintu uzi gukora kurenza ibindi. Ntago mu cyumweru cya mbere ari igihe cyo guhita wirukanyira mu bintu byabo byose ngo bishagararemo. No. Jewe this family I went in a certain family kandi rwose iri close to me, ariko mu cyumweru cya mbere ni nko mu minsi nk'ibiri cyangwa itatu bandirukanse ndashyushye mu byumba, ntangiye kugira nte gusohora imyenda ngiye kubafurira. Umwe muri bo yarandebaga akumva yamwese what's wrong with you, ufite ikihe kibazo? N'ubundi baba bari kubibona yuko urimo kugerageza kwigaragaza ukundi kuntu. No, tuza bo bakugayidinge, ubanza ubone situation iri muri urwo rugo ngo ni iyihe, banza ubone ngo aha hantu babaho gute, kuko icya mbere ntago uzi niba umuntu waho yimesera. Hari ingo usanga buri muntu wese yimesera, hari n'ingo usanga umuntu umwe wenda muri weekend ashyira imyenda hamwe akayifura, hari n'iyo usanga bahamagara umuntu uza gufura. None we wahageze kubera yuko ufite excitement yuko babona uruhande rwawe ruri positive, urashaka kubereka rwa ruhande wumva ushaka ko babaho more concerned about. Utagiye kuzunguruka mu bintu byabo kandi ntuzi ngo mbese mu byumba byabo habiki uri gushaka iki. Don't. Reka abantu babe muri privacy yabo, reka abantu bagire space yabo. Wihita utangira kwinjira muri space yabo. Hari abantu bakunda space yabo, nshuti yanjye, hari abantu bakunda ibyumba byabo ko nta wundi muntu wigeramo, hari abantu bakunda kubuzima. Ibi binzane no ku bantu, ntago mu cyumweru cya mbere ukwiye kwambara umwenda w'abantu guhita ujya kubambarira imyenda. No, hari umuntu uzasanga bamwambariye umwenda mugirana ikibazo, kandi guhera ubwo ngubwo kuko ari mu cyumweru cya mbere ari first impression, muzabeho murwana, muzabeho mu miguruko. Don't reka ibintu by'abandi. Nimba wageze mu muryango wabonye inkweto z'abandi wenda urazikunda, ukeneye wenda kugira ahantu ujya, wihita ujumpinga mu kujya mu nkweto z'abandi. Nta nubwo nakubwira ngo mu cyumweru cya mbere utangire kuzitira. No, banza utuze, ubanze ube wambara ibyawe. Niba mara kukwiyumvamo, mumaze kuba inshuti, mumaze kumenyerana, mumaze gukundana, uzabatira wenda nimba ari abantu bashobora gutizanya, kandi harimo n'abantu batanabikunda. Nimba ashobora kugutiza uzamubwira uti wantije za nkweto zawe muri ya mezi yandi. Ariko mu cyumweru cya mbere ugeze mu rugo rw'abandi bashya babona utangiye kuzajya ubambari, nk'umuntu aba yicaye muri salo ajye kubona abona uturutse mu cyumba umwambariye ikote. Never. Don't do that. Don't. I hope you hear me.
ntuzabikone, ntuzanabatire mu cyumweru cya mbere. Banza utuze babone kuri n'umwana basi utuje mu mutima unyuzwe n'ibintu bye. Wowe uri guhita utuma abantu batangira gutekereza kuri akana gakunda utuntu tw'abandi utarahamara n'umunsi. Tuza uruhande rwawe ruri positive. Ubundi uba ukwiye gutwara ibintu gake. Twara ibintu gake babona uruhande rwawe ruri positive mu buryo ushaka kwirukansa ibintu guhita winjira mu mutima wabo mu munsi umwe. Ntago ibyo bintu bibaho. Uko abantu bamarana iminsi bagenda bamenyerana, uko abantu bamarana iminsi mugenda mwigana, buri muntu agenda amenya icyundi akunda n'icyundi muntu yanga. Ntago mu munsi umwe waba ukigera mu rugo ngo mpite no. Ntago ntahakana ko hatari abantu nyine bari so welcoming, aza gahita kubona nyine ubwo mukaba mwakundanye bikaba. Ako nanone ushobora gukoramo ikintu ikosa rimwe muri icyo cyumweru cya mbere ukigera muri urwo rugo, wa muntu wari uri so welcoming bye ntazongere no kugutekereza mu buzima bwe. So mu cyumweru cya mbere sije cyo guhita jumpinga mu buzima bw'abandi. Iki sindi kuvuga ngo mwiheze, no, wikwiheza. Ako nanone si igihe cyo kubona abantu wenda baricaye bari kugira na family meeting. Sindi kuvuga ngo bagushyire ku ruhande baguheze ngo cyangwa ngo we wiheze wishyire ku ruhande nkaho utari muri uwo muryango kuko bakwakiriye nyine waje mu muryango. Ariko nanone keep that space y'icyumweru cya mbere basi babanze nyine bakubone nk'umuntu uri mu muryango. Wihituza ngo usange nimba wenda bafite ikintu bari kuganiraho nk'umuryango bahite babona waje wicayemo hagati mu babyeyi, mbese wateyemo intebe umeze utya uri amatwi ameze ngo no, let them invite you. Reka babone nyine yuko like baha umwanya wo kugira ngo bakuzane mu bintu byabo, bagende bakwinvolvinga mu bintu byabo. Biba biyicariye muri salo bari kuganira ku bintu biri personal byabo byo mu muryango udasanzwe udasanzwe umenyereye, uhita ugenda wicare mo hagati utangira no gutanga ideas. Like what? Ntabwo ari byo. Ntabwo bikwiriye. Uyitangira gutanga ideas mu muryango batarakuzi. Cyakoze niba uri kwa tante, niba uri kwa tonto, wenda icyo kintu mukaba musanzwe mukiziranyeho, mama wawe wenda mujya mukiganiraho ni muri famille yawe, possible nabwo kandi no gake. Ariko ubundi fata time yo kureka abantu bakakwiyumvamo mu mutima, ubanza ubahe space yabo, ubaha akanya bitekerezeho, ubaha akanya bakwakire gake mugende mukundana, mugende mumenyerana. Rero my people, my family, my friends, I love you so much. Okay, mukomeze mwisange kuri YouTube channel yanyu Rusarode Sister ndi mushiki wanyu. Mujye mumbwira, munsangize, mujye muri comment, mwandike ibintu mubona ntigeze mvuga kandi mwe muzi yuko bibaho cyane mu miryango. Like buri wese atanga igitekerezo cye, mbese mwibone muri iyi community, mureke twubake community irimo urukundo. Nicyo kintu cya mbere dushyira imbere, kandi community ifite ubwenge nabwo. Dukwiye kuba mu miryango iri safe, imeze neza kandi ifite urukundo mu bintu byose, irimo ubwenge no ubwa mbere mu bushyira imbere. So muri comment buri wese yandike. Bye, I love you.